reka ngusuhuze kandi nguhe ikaze ubuntu bw'Imana n'urukundo rwayo bikomeze kuba ku buzima bwawe wowe udahwema kubana natwe umunsi ku munsi. Imana y'amahoro nikurinde, irinde umubiri wawe, umwuka wawe n'ubugingo bwawe n'ubutunzi bwawe bitazaho umugayo. Njyewe ndi Prince Robert ugusuhuza, hanyuma nago ndi nyenyine muri iki kiganiro cyitwa Gospel Talk. Ndi kumwe na mushiki wanjye Nyirahirwa Jeannette, ari ku murongo wa telefone tugiye kuganira. Dufite topic tugiye kuganiraho ivuga ngo imbaraga n'imikorere y'abarangi abacwezi muri no minsi mu kuyobya intore z'Imana ndetse no gutuma benshi barimbuka rimwe na rimwe abaherereye mu cyitwa icyiza bazi ngo n'imbaraga z'Imana kandi ari imbaraga z'abarangi. Naha rero tugiye kuganira tubaza gusobanukirwa byinshi bigiye bitandukanye. Reka tukurarikire gutangira natwe muri iki kiganiro, uze gusozanya natwe kugira ngo ukomeze wunguke ubwenge bw'Imana. Nakiriye mushiki wanjye Jeannette kugira ngo adusuhuze, hanyuma twinjirane mu kiganiro adushyira imbere y'Imana. Jeannette, guhaye ikaze mu kiganiro cyacu. Ndabashimiye cyane. Yesu Kristo ashimwe. Yesu ahimbazwe. Umeze ute? Bana mu izina rya Yesu ndagushimiye ko uri mwiza, wagize neza kuturinda, icyubahiro kibi cyawe. Kandi tugushimiye ko ibyo waduhaye hari igihe bikenerwa gutunga abandi, hari igihe bikenerwa mu kwigisha abandi, hari igihe bikenerwa mu kumenywa n'abandi kibi cyawe. Tugushimiye ko tugize igikoresho kigira akamaro muri iyi butware cyangwa muri iyi nzu yawe, icyubahiro kibi cyawe. Turakwinginze rero kugira ngo ukomeze kutwigisha nawe, kandi nawe ukomeze kubigisha, batwigishe nabyo ibyo tutazi. Turakwinginze kugira ngo uduhe kumenya ibyo tuvugaho, ntabwo twabanye n'abatwezi, ntabwo twabakoreye, ibyo tuzi n'ibyo twasomye, ibyo tuzi n'ibyo twakozeho revelation, twagizeho iyerekwa, ibyo nibyo tuziho byonyine. Utwigishaho kugira ngo tubashe gusobanukirwa n'imbaraga turwana nazo. Pawulo we yandikira Abefeso amaze kubabwira ngo batware intwaro zose z'Imana, arababwira ngo turwana n'ibinyabubasha by'ahantu ho mu kirere, abatware n'ibikomangoma by'imyuka mibi tutabasha kwigiranya nabyo, ariko turashimira Kristo turabitsinze byose akabinesha. Izo nizo mbaraga zonyine dufite, tuneshereza byose kandi zikaturwanira byose, tugahinduka abatsinzi, ntidukorwe n'isoni, icyubahiro kibi cyawe. Hari abantu benshi tubona b'abana bato muri uru rugendo, Satani arimo arashaka gutwazanya ingufu, akababeshya, akazigize yiyambitse umwambaro wera, nyamara ari Satani, kuko ngo ajya abasha kwinjira marayika w'umucyo. Turakunyuze kugira ngo ubashe gutuma tuganira kuri icyo kintu, kugira ngo hari imwe cyangwa nyinshi zabasha kurokoka, ubwami bwawe buze. Ndasize mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Amen, amen. Nguhaye ikaze rero muri iki kiganiro, reka tujye ibwina tuganire. Ubundi iyo bavuze ngo abacwezi, abarangi, donc abanyabyinshi, reka nkoresha iryo jambo cyangwa abanyabingi, kuko nyabingi ni mingi mu Giswahili, ni nyabyinshi mu Kinyarwanda. Baba bavuze iki? Reka numvaga ngewe ndatuza ku mbaga z'abatwezi cyane, kuko arizo niba nshaka kuvuga, noneho n'ibindi tukazavugaho tujye ibwina kugira ngo abantu bamanze bamenye ibyayo, kuretse niba byaba birebire, ariko numva byaba birebire unyemere twakora kuri batwezi gusa, twazakora kuri nyabingi kwe, kuko n'imbaraga zitandukanye ariko zifitanye isano. Okay, nta kibazo. Yo buri muri introduction, ibijyanye n'abatwezi ni ibintu bifite ihishurwa cyangwa se bigira bahabwa ihishurwa cyangwa berekwa n'abatwezi nyine. Abatwezi bivuze abantu badakomoka ku bantu cyangwa se ahubwo nabivuga nk'abamarayika. Okay. Abandi batwezi ni nk'ibizeju, tubafata nk'ibizeju, bakaba kandi na bya bimarayika byakoze nabi. Nibyo bibereka, nibyo bibaha inyigisho, nibyo bibigisha. Hanyuma abarangi nabo ni kimwe burya, uretse ko burya abarangi bo nabo bahabwa marayika ubafasha, ariko akafasha mu gisate cyane cyo kuvura. Uzabona abantu bavuga ngo tuvura inyatsi, tuvura uburwayi, abantu bubaka neza, mbese mu bijyanye no kuvura abarangi niho bari bazi, naho baba bari bazi. Noneho rero ibindi warombajije abanyabingi, kuko ntabwo ari kimwe n'abarangi. Abanyabingi bo rero cyangwa se abo bita abagirwa, abanyabingi bo noneho bo ntabwo bakora n'umwuka wa marayika cyangwa se n'ibintu biturutse mu ijuru, ahubwo bakorana n'umwuka. Noneho bo ntabwo ko bari muri black magic, kuko bo bakorana n'umuntu wapfuye, n'imyuka y'abantu bapfuye, banyabingi bande bose n'abandi batira ngo imiryango yabo. Noneho bo baterekera abazimu, kadukoresha iryo jambo. Bo bakoresha abazimu, bakoresha demon, mu gihe abandi bakoresha evils, nka the evils.
hari demons and devils, ubwo bamwe bakoresha devils abandi bagakoresha demons. yego urakoze kumfasha. Yego. Okay, noneho rero twajya urumva impamvu nari nkubaje no kugira ngo Ikinyarwanda bisobanure ko hari abantu bazikurikiye batumva Ikinyarwanda. hari abo bita ba sekibi baguye abandi bagakorana n'abadayimoni. hari abo bita abadayimoni nabo bita ba sekibi. Sekibi rero ni abamarayika baguye bakorera mu ruhande rw'itwikitwa ikiza. Urabona intambara iba mu ijuru ya Satani yo kwishyira hejuru no kuzamura icyubahiro cy'Imana. Nani kukurwanira icyubahiro n'Imana. Satani yarahize aravuga ngo nzazamura intebe yanjye nyisumbishe y'Uwiteka. Yego. Noneho Uwiteka nawe aravuga ati ngiyewe icyubahiro cyanjye nta muntu tuzagisangira nta n'icyaremwe, icyubahiro cyanjye ndacyihariye, sibyo? Yego. Haba urugamba, noneho habaho nuza kote. Abamarayika bamwe bavuga ati twe turaguma ku ruhande rw'Imana, sibyo? Abandi bavuga ati twebwe turajya ku ruhande rwa Satani. Cyane cyane ngo abo yayoboraga muri worship team yo kuramya no guhimbaza Imana. Noneho hazaho ikindi gice kiravuga ati rero twebwe turifashe mu matora nta hantu tubogamiye. Ntidukonje ntitunabizi. Iratsinda turajya ku ruhande rwayo. Mwe murwane. Noneho Imana isoje urugamba iravuga ngo ugushishano wasiwe kuko nkumanuriyeho n'umwanzi, sibyo? Aje munsi y'ibirenge byanjye. Bamarayika rero banze gufata uruhande. Nabi Imana yarabahannye iravuga ati namwe mubohewe kuko mutakonje cyangwa mubire. Bibiri iravuga ngo nigirutse. Bakabaye kuba muzi uruhande rwanjye kari rwo rutsinda. Yes. Abo rero uyu munsi bakorera mu cyitwa, niyo mpamvu Bibiliya yabwiye umwana. Ariko buriya niyo mpamvu Imana yabwiye tuma ngo hahirwa abemera batabonye. Exactly. Kuko dufite n'abana b'abantu bemera bakozeho babonye. Okay, reka dukomeze. Rero icyo gice cy'abo bamarayika nibo bagiye batangira kujya bakora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka, sibyo? None bashaka kurema empire yabo idashamikiye kuri Satani, itanashamikiye no kuki no ku Mana, ariko baciriwe y'iteka. Ni nabo batangiye kuzana ibintu bitumye mbyinjiramo deeply, ariko no kugira ngo abantu babyumve neza. Buriya nibo bagiye banduza isi kugera no ku rwego babona abana b'abantu, kuko Imana iyo Imana ivuze ijambo irarindika rikurikirana ibihe n'ibihe. Yego. Abamarayika bafite ubushobozi bwo kwambara imibiri y'abantu, bakaza bakarya bakanywa. Hari abantu batabyemera ariko kandi turabwira ko biri mu byanditswe. Ngo bajye mu bacamanza barabibona, abamarayika bambaye imibiri y'abantu baza kuvugana nyina wa Samusoni ndetse na se. Abamarayika bambaye imibiri y'abantu bajya kwa Loti no kwa Aburahamu. Bagiye babikora. Barabikora n'uyu munsi, yaba n'abadayimoni nabo barabikora. Donc arega n'aba twita abazimu ni nama image y'abantu batabarutse, kuko umuntu yapfuye imirimo n'imigambi ye ibarangiye, sibyo? Abadayimoni bitiza image zabo n'amasura yabo bakaza gusoza amasezerano no kuyarwanira. Abo badayimoni bari kuzimu babandi batwikiye Satani bakeru. Nibo bitwa abadayimoni nyine. Rero basekibi nabo bahari abakoresha ibingibi byo kuvuga ngo kumurikira abamurikiwe. Bano bantu bitwa ngo nabamurikiwe baba mu isi yose. Aba twita ngo nabo tugiye kuvuga ukuri. Rero buriya n'abazungu bagira abamurikiwe. Iyo abantu bavuga mu Gifaransa ngo les illuminés cyangwa se les illuminati, illuminati ni abamurikiwe bo mu Burayi wene ko twavuga. Bo mu Burayi. Buriya no muri Amerika babayo les Amérindiens, Amerika baba bafite imbaraga zindi ni binini, ariko ndagira ngo tuganire bakagira n'ubuhanuzi burenga ibinyejana. Yego, turashaka kugana kuri izo mbaraga. Twibaze nuko ukoresha aba bapastor turi kubona bahanura ibintu bavuga ko babihanuye bikomeye, ubakoresha ibitangaza, bose bavura indwara. Koko turaza gusanga ari umwuka w'Imana bakoresha cyangwa n'imyuka y'Abanyafurika y'icyo gihe, cyane ko ubona imbaraga za Kinyafurika ziri guhaguruka. Muri Uganda ho nigeze kubona ikiganiro Jerry Mugwiza cya Prodinze nayo ushatse ndakibura ashaka yaragisigiye, ari kugaragaza ngo muri Uganda bakora umuhango wo kwakira abatwezi bagaruka, ngo bari baragiye no ngo bahagaruka. Ndashaka ko tuvuga kuri izo mbaraga nk'uko nabisenze. Ntabwo mfite n'umunyabushobozi, umuntu arabyize, ntabwo nabanye nabo cyangwa se nakoze ubushwezi, ariko natwe hari imbaraga zo bagiye turwanya zigatuma dusenga Imana ikaduha amakuru kandi ikaduha n'uburyo bwo gusoma ngo tubashe kumenya no gukora ubushakashatsi. Yego. Twinjiye mu kiganiro rero udufashe dusobanurire ese iyo wavuze imyuka n'imbaraga zikorera mu cyitwa abacwezi, donc zikora zite? Umutwezi ashobora kuza mu nzu y'Imana akatwihishamo, akatubwiriza, akaduha igaburo,
akadusengera donc yego. urakoze. ndumva twasinzira n'uwo twatangira. ubundi iyo bavuze ngo abatwezi ni izihe mbaraga? hari umuntu umwe wigeze kuvugaho, umuyobozi wo muri Uganda, aravuga ngo muzi impamvu tuba dutinda ku ngoma ntitugire ikibazo nuko turi abatwezi. hari umugabo umwe wabivuze. ariko tukibaza ubundi iyo tuvuze ngo abatwezi ni bande? Niba tuvuga abatwezi mu buryo bworoshye, hari abantu bajya bumva ikiganiro ntibakirangize. mu Rwanda bajya bumva imyemerere y'umuntu witwa ngo Nyabiringi n'abagirwa n'abantu n'imandwa. Rutanga rw'amaboko aravuga ngo niwe mandwa nkuru. Rutanga rw'amaboko ni umutwezi, kuko imandwa biva ku batwezi nyine. abantu bayobotse ubutwezi nibo bitwa imandwa. Barabandwa, umurimo bakora ni ukubandwa. nk'uko twe tuvuga gusenga, bo bavuga kubandwa. Abanyabingi bo babagirwa, uko tuvuga gusenga bo baraterekera. urumva ko ari ibintu bibiri bitandukanye. rero abatwezi, amateka ngiye nashoboye kubona, wenda hari abayazi ya mbere yaho, ni abantu nyine bafite impact cyangwa se ibintu bikomeye cyane mu Rwanda, muri Uganda no muri Tanzania, cyangwa se muri Afurika yose y'Iburasirazuba. nta hantu wenda twavuga ko batageze, sibyo? ubundi iyo urebye ibintu byinshi bya satani, niyo urebye ibintu by'abiriminasi, niyo urebye ibintu by'iki, byatangiye bigaragaza mu kinyejana cya 14. byanga bikunda mu kinyejana cya 14. hari ibintu byabaye bidasanzwe cya 15. imyuka mibi yarimo iraza mu isi. hari ikintu cyabaye kidasanzwe, kuko iyo urebye usanga nabo baragize impact cyangwa se ikintu gikomeye, kuko muri Uganda niho basa naho baturutse, kuri abana ho mu majyaruguru. Uganda ni majyaruguru y'u Rwanda na za Tanzania n'u Burundi. niho amateka yabo yakomeye, ariko bageze muri Uganda bafite ahandi baturutse. ndetse bo banavuga ko ibyo bari bazi n'imico bakoraga atari idakomoka ku mwana w'umuntu, ahubwo ikomoka ku batwezi, kandi basubiza ngo atari nk'abamarayika, mbese bamurikiwe. barigishijwe, barabonekeye, baramurikiwe, bahawe iyo myemerere. abo bantu rero bakomoka, abatwezi cyangwa se bakunda kubita ngo ni abembwa, babaye abayobozi bakomeye, baramenyekana cyane mu gihugu cy'u Bugande. yego. no mu Rwanda dufite umutwezi wamenyekanye cyangwa se wayobotse iyo myemerere witwa Ruganzu wa Kabiri Ndoli. ndetse no muri Tanzania nyine nabo barahari. niwe Rutanga rw'amaboko yavuze ati yari afite imbwa 12 agereranya n'inuza donc n'abigishwa ba Yesu Kristo. muri Tanzania ho rero abayoboye baho bari abitwa abatembu, baje nyine nyuma y'abitwa abatembuzi, hahita haza umwami w'abacezi. uko urabizi ko Ruganzu Ndoli yarafite mushiki we washatse umwami wo muri Tanzania witwaga Robwa. uwo mushiki we rero nawe urumva yari umutwezi n'umugabo we, kuko ari nabo banahaye cyangwa se babwiye Ruganzu uburyo yaza gutegeka u Rwanda rukagira amahoro, ariko yayoboka izo mbaraga. ni ukuvuga ngo mu Rwanda, Tanzania n'Ubugande duhuje ayo mateka. abo batwezi bagiye muri Tanzania baje nyuma y'abatembuzi, hanyuma kandi bagiye mu Bugande barayobora, cyangwa se bafite n'ubundi bwoko babwita abembwa mu Rwanda, aho uwabizanye cyangwa wabyadukanye Ruganzu Ndoli na mushiki we Nyabiringi. hanyuma bategetse ko hagati y'ikinyejana cya 11 n'icya 15. kugira ngo wumve ari tuvuga ibintu basazaga bumva imbaraga z'ikibi gusa, ahubwo bumve ibintu bamurikiwe, ibintu bazanye, cyangwa se innovation, cyangwa se ibintu bakoze bakazana bakabyadukana. wumva ukuntu impamvu bagize imbaraga muri aka karere. bazanye ikintu cya mbere cyitwa guhinga, ubuhinzi bidafite akajagari. ubu nyine ubundi abantu bajyaga bahinga, ugasanga abantu bamwe baravuze ati ubu bwoko bumwe, cyangwa se aba bantu, iyi classe, urabizi ko kira mu Rwanda twajyaga classe nyine 3, ati aba bantu nibo bagomba guhinga gusa, bagahinga uko babonye mu misozi bidafijagaraye, batazi ngo barahinga, wenda bagahinga nk'amasaka gusa. mbese urabona ari ibintu bitatano byakubana, cyangwa bakabivanga. yego. ariko baza guhinga, uravuga ati tuzahinga gutya, tujye dukoresha ifumbire y'imvaruganda, duhinge. hari ubwoko bw'imbuto bagiye bazana zitari zihari. hari ubwoko bazanye zitari zimenyerewe mu guhingwa, barazizana bazikuye nyine aho bari bavuye aho mu majyaruguru. urumva? yego. bazana ubumenyi ukuntu abantu bahinga, kuko kera urabizi ko bajyaga bahingisha ibiti, inkozo uko bazita harya. kera bahingishaga ibiti. aba rero nibo ba mbere bazanye ubuhinzi bukoresheje amasuka, kuko nibo bantu bazanye ibintu by'amabuye. yego.
kubyumva bazanye nyine introduction to nyine kuri iron nibo bantu bazanye kumenya ukuntu amabuye ava mu ibyuma bagacura bagakura inkota bagakura isuka bagakora nyine ibigeze bikoreshwa mu buhinzi yego na za mashavu n'ubuhabuzo n'ubuyuya biriya byose bikoreshwa mu bijyanye n'ubuhinzi n'imihoro uriko batarakoze ikintu gikorwa gikomeye cyane. Icya kabiri nibo bazanye inka cyane zino z'inyambo uriya mugani bajya bavuga uriya mukobwa nyine wazanye inka mu Rwanda wari waraciwe na se akagenda akazazana inka sinzi niba uzi ibyo bintu aho ni amakuru bafite Nyirarucyaba ntabwo muzi umugani wa Nyirarunoza amateka ya Nyirarucyaba wagiye akazana inka mu Rwanda yaraziteye nyine aho ariko abatwezi nibo bazanye inka zino zifite inyambo zifite n'akamahembe zitwa inyambo nyine n'izindi nka nyine zagiye ziza ni ukuvuga ngo ni nabo bantu batumye abantu banywa amata ntabwo yari azwi n'urugero ifumbire y'inka urabona umumaro w'inka nyine agaciro sibyo yego abatwezi burya ariko bazanye ubuhinzi nyine n'ubworozi nibo bantu bazanye ibintu byo gukorwa ibintu bikozwe mu mabuye nyine bagakora ibyuma nk'uko nahoze mbikubwira kandi kuko bazanye ibintu bikozwe mu mabuye urumva ntabwo abantu bari kujya bajya guhiga badafite batazi ukuntu nyine bakata inyama ngo baziteke nyine nibo bazanye ubu kujya biga mu buryo bugezweho bakoresha wenda nk'amacumu imyambi myiza atari no myambi nyine igize iki nyine bafite ubumenyi mu ko burya batwezi uhita n'abahuza n'abandi murodi wa muhigi wamenyekanye bazi ubumenyi kuko bizi ko na cyangombe yari umuhigi wamenyekanye ubundi bafite isekuru kuri nimuro hanyuma aba batwezi kandi bakagira nyine ubumenyi bijyanye no mu gucura ariko bakagira ikintu gikomeye ngiye kukubwiraho leadership cyangwa se kuyobora bafite uburyo bayobora uhereye kuri ya nkuru n'imurode twigeze kuvugaho yijyanye n'ururimi rumwe bavuga ururimi rumwe bagakundana bagahuza bakamenya umutware wabo akabaha amategeko kuko bo bafite ubuyobozi buhereye mu kigo cy'amabuye turakoresha na safari bafite ukuntu bafite ubuyobozi bushingire ku bantu bino bintu bya demokarasi nubwo abazungu babyitirira ariko burya ibo babizanye imbere y'uko uriya mugabo abivugaho w'umunyamerika uriya ngo ubuyobozi bushingiye ku baturage nibo kuva na mbere bari bafite uburyo bagira umwami wabo nyine w'umutware bakagenda bagira abayobozi nyine kugera ku nzego zo hasi babayoboye abaturage bakayoboka bagakunda wa mwami ndetse akaba ari bubaha igitekerezo mbese decentralization nibo bantu yahereyeho muri kano karere yego buri ko abazungu baje ngo gukoroniza muri Afurika bakabagera mu Rwanda bagasanga dufite ubuyobozi bukomeye kugira ngo babwinjirane bikabagora bagasanga abantu bahuje ubumwe bari bafite uburyo bw'imiyoborere ikomeye kandi bakagira imyizerere ikintu gitangaje ntabwo bakurana ukuntu muri Afurika usanga basenga imana nyinshi bakagira ukuntu basenga amabuye abasenga ibiti nibo basengaga imana imwe ziri biri kubyumva imwe gusa itakoze ibafiteho intumwa z'uko abatwezi batumaho cyangwa abamarayika ariko akaba ari imana imwe bafite ukuntu bazambaza bagasenga kandi iyo abantu bazanye ibi bintu njya nkunda kuvuga biba mu madini byitwa pare na marene bari bafite uburyo umuryango umwe ubyara abandi nubwo se mu maraso ukababyara urumva noneho bakabigisha iyo mico ukaba nabo bakinjira idini imbere bakinjira iyo myizerere ndetse bakagenda n'ivugabutumwa reka tuvuge uburyo bw'ivugabutumwa ririmo na leadership donc urabona kuno ku muryango umuntu agira marene akagira na pare donc nabo baba gufite umwana ukubyara muri ibyo ngibyo baba gufite umuntu ukubyara mu mana ukaba nawe winjiye idini ukumva ko bakoze ibintu bijyanye n'imibanire abantu bakiyumvanamo bakavuga ati ni kwa marene cyangwa se ni mu mandwa yanjye ni ababyeyi banjye mu mandwa bari bafite uburyo ariko turaza kubona n'ibindi bintu ibyo si ikintu kiza tuvuze turabibona ku buryo bwabo cyangwa se kwa guhuza kwa kutabamo kwa kunga umunwe nyine kunga ubumwe byaturukaga hejuru turaza nabyo kubibona aba bantu twebwe mu Rwanda izo mbaraga zatugezeho zizanywe n'umuntu witwa Ryangombe ariko ziha Ruganzu wa kabiri Ndoli uyu Ryangombe hari abantu bari batekereza ngo ni nk'Imana ngo ni nka Yesu ntabwo ari byo bibigereranye n'ahantu bihuriye hari abantu bajya bihuza ngo ni nka Yesu ngo uko Yesu ngo ahuza Imana n'abantu sibyo bo babiyemera ko Ryangombe yego ni umuntu ari gukomoka mu gisekuru wayobowe watoranijwe wenda nabo bamarayika bakamucishamo ubutumwa wenda bamugereranya na Muhamadi kuko we nawe yari umuntu ubyiyemerera ariko wavuze ko wahawe message wahawe ubutumwa niko yaranditse ubundi babishingira kuki bamugereranya nka Yesu
nyine ni abantu bahakana, ni abantu bashaka gufata Yesu Kristo bakamugira akantu gatoya. Ni abanzi b'umusaraba Kristo, kuko ntabwo Yesu yigeze aba umuntu bimugereranya n'umuntu, kuko Yesu yari Imana muntu cyangwa se Imana ibana n'abantu, ariko ntabwo yari umuntu usanzwe wabyaye n'umugabo n'umugore. Imboro yari umugabo wabyaye n'umugabo witwa Babinga bya Nyondo ndetse na Nyiraryangombe, babyara umwana witwa Ryangombe wari umuhigi uzwi. Yaje hari amateka ye tutajyamo, nashaka kumwamamaza, agatanga abantu bakina igisoro, bayoboye ubwami, arinjira akora ibintu bikomeye, ari umuhigi. Sinshaka kubivugaho ibyo, ngenda ndashaka kwivugira mu mbaraga yari afite zatumye na n'ubu imbaraga tukizimenya. Yego, ubwo uraza kutwinjiramo unadusobanurira impamvu uyu munsi zamaze kwinjira mu cyitwa idini bamwe bita itorero, ariko hakaba ari abantu berejwe kuzikoresha, sibyo? Ariko abantu badasobanukirwa ibyo ari byo. Kafate nk'urugero rwa hafi, wenda umbwire niba ari byo, sibyo? Urabona ukuntu kera abantu b'imandwa cyangwa se ababaga bari kubandwa bafataga inzoga ya mbere mu birori runaka bakayimena hasi ngo bari kuyiha abakurambere. N'uyu munsi njya mbibona mu makwe y'abakirisitu, hari abana berejwe gupfundura zino champagne, sibyo? Mbere yuko abageni bazinywa, iyo zidaturitse ngo bazinyanyagize hasi, ntago bagukomera amashyi, banavuga ko ibirori bitagenze neza. Wenda ubwo uraza uri umuswa wewe. Ibyo ngibyo wabinyemeye tukazabikoraho ikiganiro kwabyo, imihango dukora ubu ngubu itari iy'Imana. Rero zari ibiganiro najyaga nkora by'amasirizi ndi kubivugaho, hari ibyo bitakiri kuri cumi na kimwe, ariko ni bimwe muri ibi. Hari imihango idukurikirana tumenye ibidukoresha, nyamara turi guterekera tutabizi. Nta kibazo. Kwikoresha mbega abantu cyangwa se abari kubikora batari kwikoresha. Ntacyo, reka tuzakora ikiganiro tunabihuze n'iyi mitsima babumbira mu rusengero bakaza gukoramo za anniversaire na za katodo mariage. Tuzabikotwabye wenda nonyemere. Nta kibazo, humura, ndahari. Yesu azaduha umwanya gusa. Yesu akomeze kuturinda. Hanyuma rero uyu Ryangombe turi kuvugaho, twavuga ko ari we inkomoko y'ubutwezi vuba aha, yavukiye ahantu hitwa muri Uganda nyine mu bwoko bw'abakonjo, avukira ahantu hitwa Kitara. Ninjye mbisoma nabi bagiye bambabara cyangwa se mbona byanditse ko ni Kitara, ukuntu babisoma, ariko ni mu burengerazuba bwa Uganda cyangwa se mu bwoko bw'abakonjo. Ati rero yaje kugira gute mu Rwanda? Yaje hagati y'igihumbi kimwe cya 11 n'icya 15, yaje guhura n'umwami witwa Ruganzu Ndoli. Abantu baramuzi, yakoze ibintu bikomeye, abantu bakavuga ati ntabwo yari umuntu gusa, yari afite izindi mbaraga kuko yari azifite, ntabwo yari umuntu gusa. Kubera ko papa we yaramaze kwicwa, bakajya kumuzana n'umwana mutoya ngo aze ayobore igihugu, kuko papa we yaramaze gupfa kandi igihugu cyarahuye n'ibibazo bikomeye. Yabaye ndetse nta mwami Salomo. Aravuga ati ndi umwana mutoya, ndanye na mushiki wanjye Nyabingi, ntabwo twabasha kuyobora iki gihugu kimaze igihe kidafite umwami, data yarapfuye, urumva nyine nawe bagira izo mpundu, nanjye nazaba. Yigira inama aravuga ati reka njye gushaka Imana cyangwa se imbaraga zamfasha kuyobora aba bantu. Yego. Sibyo? Cyangwa se kurwana, kuko yarwanye n'ingamba nyinshi zo kubasha kurwanya igihugu cyanjye. Yego. Kuko niko rero mu gushaka imbaraga, niyo mpamvu dushaka kuvuga abantu benshi no mu nsengero bahura n'izi mbaraga, bahuye n'ibibazo mu buzima busanzwe bakajya gushaka icyabunganira, uko niko bahura n'abo bantu. Nuko rero muri uko kujya kugenda cyangwa se mu kurangirwa amakuru, aza kubwirwa amakuru n'umugabo, barangirwa umugabo witwa Ryangombe, kuko yari arimo aricyo bigacika muri icyo gihe. Amaze kumenya amakuru ye, aragenda aramubwira ati rero ndagushakaho ubucuti, ndagira ngo nyigishe ukuntu b'icyamamare, ukuntu ukora intuza, ukuntu ukora ibyo bintu, ndagira ngo ugire nk'ubumenyi mbega. Bagirana amasezerano, agira ibyo amuha, baragura, bakora exchange, aramwimika, aramwemera, avuga ati kuva ubu nawe nguhaye izi mbaraga, ubaye twese. Icyo gusaba ni kimwe, nuko mu bintu nguhaye urugamba uzarutsinda. Yaragiye kumubaza niba urugamba arimo azarutsinda, ariko ikintu gusaba ni kimwe, nuko muzajya mubandwa. Yego. Nawe ikiguzi, mbese bagiranye isezerano. Uri kumbaza ngo nuko bese abantu babizana mu rusengero, nuko bene abana b'Imana urumva, nibo abantu bonyine bakajya baha amasezerano bagiranye n'Imana. Hari ukuntu Imana uhura n'ibibazo ukabivuga ngo Imana nunkiza ibi nzagukorera, nunkorera ibi nzagukorera. Niba ari ko Imana twagituza itaza kuduhiga, abantu bagakora ibyo bakora bakagenda bakiberaho, nibongera tugakora bagiranye n'Imana. Ariko abakozi ba Satani bo nta n'ubwo kwemera kuvuga, iyo ubyibagiwe barabisibuza.
aba bantu rero babizana mu rusengero baba bari gukorera umwami wabo bitewe n'imihigo bamuhigiye. Ati ntunkemure ibibazo ndimo nimbikira nzaguterekera nzakubandirwa, babikoreye amasezerano. niyo mpamvu niyo baje mu rusengero bibuka ko hari amasezerano, kuko ntabwo izo mbaraga zibabuza kugenda gukorera Imana nyine ngo babivangavange. Batangiye utubwira abadayimoni cyangwa se abamarayika banze kuyoboka Imana cyangwa Satani. Bene ibyo bintu Satani arabikunda. Bati nushaka kwigumira mu rusengero upfa kuba nanjye unyemera. yego upfa kuba hari agace kawe mfite. Hanyuma uwo muntu Ruganzu Ndoli amaze kubizana, urumva ari umwami, ibyegera bye abigisha uko babandwa, abigisha ukuntu bakora iyo migenzo, birakwirakwira biva mu batware bigenda bigera kuri rubanda rugufi, cyane cyane byakunda gukorwa n'abakire bafite inka, kuko mu migenzo bakora bakoresha inka, urabizi ko ari nabo bazizanye. Uyu mugabo rero byangombe yaje kwicwa ari mu Rwanda, agakwicwa n'imbogo nyine, n'ubundi yagiye guhiga hariya muri Burera mu Birunga. Amaze gupfa noneho abantu bakajya bamuterekera kugira ngo agumane nabo cyangwa se bakajya babandwa. Hanyuma rero nyuma y'urupfu rwe nyine abantu bari barasigaye cyangwa se abantu bari baramuyobotse bamwe, urabona ko na Yesu Kristo amaze gupfa inkuru ye nibwo yatakaye cyane kuko yarazutse. Ariko bo ntiyazutse, ahubwo yatangiye kujya babonekera biciye muri babadayimoni nyine, babandi bambara imyuka y'abapfuye. Barangije abo bantu bamukundaga bakazajya bamwibuka bakamuterekera, batangira kubandwa gutyo. Iyo migenzo rero bakora kubandwa, abazayishaka bazajya kureba kuri imandwa nkuru nyine urutanga rw'amaboko irimo bazayibona, uburyo babandwa bazabibona, ahora abivuga ahora abikora. Abashaka kurimbuka bumva banze umusaraba n'uwawubambweho, nta kindi twakora nyine bazagiye bazagende bazabibona, uretse ko hari bimwe atavuga ahisha kuko hari n'ibiteye isoni. Rero abo bantu bakoze iyo migenzo, reka ntabwo nshaka kuharenga ntavuze ku bantu bakunda kwibuka aba bantu. Ugasanga umuntu yabaye dadi, yabaye mami, bamwiyumvishijemo n'umunyamuryango wawe, ufite imbaraga zabahuje ku buryo bwo wanamupfira, ariko ko bano bantu tukikorera nibapfa bizagenda bite buriya Roba? Aba badadi bacu na bamame nibapfa ntabwo bizamera nk'ibi bya Ryangombwa. Ariko tujye tureba no ku bantu bapfuye vuba aha, uzajya ureba abantu bapfuye ibyamamare n'ubundi bagira igihe cyo kubibuka, bagashyira mu bikorwa imirage babasigiye. Ariko aba bantu bafite impact zingana gutya, aba badadi bacu nibapfa bizagenda bite buriya? Uzi ko bazabubakaho n'insengero, azapfa wambaye pe. hanyuma rero abo bantu batangira kujya nyine bakora ibyo bikorwa. Gusa muri bimwe ujya wumva hari ijambo nashaka kuvuga, abashwezi ukuremo ca uyigire sa, uyivugire mu mutima wawe. Sinzi niba ubyumvise cyangwa n'udukurikira afate abashwezi no yaca bayigire sa. Icyo nicyo kintu cya mbere bakora mu migenzo yabo, bararyamana bagasambana. Noneho uze kureba muri channel Urutanga rw'Amaboko uraza kubona bari gukora uwo muhango, iyo bari kwinjiza umuntu ngo mu mandwa, hari ahantu bagera uwamubyaye nka pare, uwamubyaye mu mandwa akaryamana nawe mu kirago, bakabafubika, noneho bakabacanira urumuri nyine, bakabacanira hafi aho haba hari umuriro. Roba tugane nk'abantu bakuru, ibaze umuntu uwamubyaye n'ubundi aba ari umugabo aryamanye n'undi mugabo bambaye ubusa, babyara babibona ko ari utanga mu kirago, hirya hari umuyaga, hari umuriro ucanye, bari gususurukirwa. Harya ubwo abo bantu reka tuze kuvuga ko ari bose, hagati muri bo haramutse harimo abantu bafite hormone za gitinganya, byagenda gute? Bararyamanye, barafumbatanye, bambaye ubusa bose, baryamye mu kirago, hirya bacana umuriro. Bigenda bite? Ntabwo njye nshaka kwimagina ko abantu bose bakoze umuhango harimo batinzwe, ariko tuvuge ko harimo bafite izo hormone. Kwa Rutanga biriyo ntabwo ari ibintu kubabeshya. Hanyuma uretse ko n'ibyo iyo mihango yakorwaga nijoro, bakabaga inka bakayipfundikira umwami wabo, barangiza bakambara ubusa, bakakora ibyo bintu nyine natanze kuvuga, barangiza ibintu byose bakoze, abahungu na ba nyina, abahungu n'abashiki, abahungu n'abasaza. Mbese niyo hantu hakomoka, bikunda kuba mu bantu bo muri kino gice cy'amajyaruguru, aho bita amacugane. Ariko Roba uzi impamvu bajyaga bavuga, uri kunyumva? Uzi impamvu bavuga ngo umwana wa mbere aba ari uw'umuryango, impamvu n'abana b'imfura tutanakunda kubasangaho igitambo, urabizi? Oya ntabwo mbizi.
muri uyu muco wabo wo kubandwa, muri uyu muco w'abantu b'imandwa, muri uyu muco w'abantu mbese muri abo bantu bazanye iyo myemerere n'iyo mico y'imyuka mibi, iyo umugore yashakaga umugabo cyangwa se bakazamusohora akaba aribwo nyine bamutwikuraga cyangwa se babyitaga kwarama. buriya rero uriya mugabo akenshi imbere biraba byo kazanura yabanza kuryamana na sebukwe cyangwa se n'abandi bagabo mu miryango, akazaryama n'umugabo nyuma bamaze kumwemera ko uwo muntu ari isugi, kuko urumva we yabaga atazi ibyo kuryamana, ntabwo bazi ngo isugi imeze gutya, urumva, cyangwa se ngo umugore wenda biriya bavuga ngo ugiye guca imyeyo n'ibiki. Rero hari abantu babanza kumwumvira ko ari byo. Niyo mpamvu umwana wavukaga ntabwo yabaga azi ngo ni uwa papa ngo ni uwande, yabaga ari uw'umuryango kuko abantu bose babaga bararyamanye n'uwo mugore n'imihango kandi bakoraga. Niyo mpamvu iyo umwana w'imfura yavukaga bajyaga kumwerekana wa mwana wavuye muri wa musaruro. Rero hari abana benshi bavuka muri ubwo buryo, bavugaga muri ubwo buryo bwo kubanwa no guterekera abantu bakaryamana, abari mu gihe cya ovirasiyo, abari mu ki, ari nabo bana bavugaga bagakora ibintu bikomeye, ari nabo bavuga ngo abana bavukiye mu ndaro, ibinyendaro. Ubundi dusobanure ko muri iki gihe nta mwana w'ikinyendaro navuga kubaho, kuko nta mwana uvukiye mu ndaro. Ubundi bavuga ngo abana ngo ni ibinyendaro, ni uko babaga bavukiye mu ndaro, babaga bari muri iyo mihango bakajya muri twa tuzu nyine twabaga turi aho bakabagenda bagasambaniramo bakavuka. Abo bana rero babaga bavukiye muri buriya buzu bwitwa indaro cyangwa se babyawe n'abapfumu. Umwana rero uvutse hagati y'umuhungu n'umukobwa biteraniye inda ntabwo ari ikinyendaro, kuko ntabwo yavukiwe mu ndaro. Sinzi niba uri kubyumva. Hari urusengero ruba muri Kenya ruyobowe n'umudamu umwe, uri kumva? Umuntu mwegeze ku masitori zaho, sibyo? Ko bagira buri kwezi bagira umunsi umwe w'uwo muhango, abantu bizewe nyine babandi b'imbere berejwe ibyo bintu, sibyo? Bagakora umunsi wo kuryamana bose mwava ku wundi, donc ari ukunezerwa banywa barya. Yarambwiye ati biteye ubwoba, ati icyakora abo bana nyine ababutsaho nabo twabita karabe ibinyendaro, kuko baturutse muri ibyo bintu nabyo nubwo ari inzu nziza ariko mahebe y'indaro. Hari abana bajya bavuka kuba pasitoro, nk'umugore akajya gusengesha kwa pasitoro ngo akamubwira ngo ngewe ngo mfite imyaku ngo mbyara abana bapfuye cyangwa urugo rwanjye rumeze nabi, pasitoro akamumuta akavuga ati ngwino mbanze nkumwakure, bakaryamana ngo ari kugira ibyo amukuramo ngo ari kumuhumanura. Abo twavuga ko abana bavutse aho baba ibinyendaro, cyangwa se abana bavukira mu nsengero wa pasitoro basambanya abakobwa, cyangwa abana bavukira nko muri ariya mahawusi pati. Ntabwo nakarenga ntakavuze. Umuco neza upakorwaga mu bintu byo kubandwa muri iki gihe twawujyanye n'ibintu biri mu mahawusi pati cyangwa after pati, kuko none bajya muri pati bavayo bagahurira hamwe mu nzu bagashyiramo umuziki bakanywa inzoga, kuko n'ubundi baba bagenda bakanywa inzoga gaterekeye gute, bakakuramo imyenda bagasambana, ugasanga roba abahungu 5 cyangwa 10 n'abakobwa 5 cyangwa 3 bakaryamana hagati yabo bose. Mwana uba werejwe gutegura ibyo bintu, abantu ntabwo bajya babitekereza. Hari umuhanzi nabonye mu minsi yashize nyine wajya kubitegura, nakabitegura agahuza abana b'abajene nyine bigeze kumuvuga mu itangazamakuru, babafatira ahantu mu nzu za Kicukiro, donc agahamagara abandi bajene nyine bakagenda. Kandi abonye ko na RIB nawe yavuze ati ibi bintu by'amahuzi pati turashaka kubica. Yego, hanyuma uwo muhango niwo bakoraga ngo barangiza ko ibintu by'abagabo ari ibintu bidasanzwe, aho wasangaga rega n'abantu aturuka biriya bitutsi ngo ndagaswe, biba bizi birambuye no kugira mama wawe. Ni ukuvuga ngo babaga barabikoze muri iyo mihango, ugasanga umuntu yuriye mama we kuko ntabwo babaga barasanye basinze, uhuye n'ubonye urayoye. Icyo gihe rero byarangiraga kubera ibintu byabaga byakoze byabaga ari amahano muri iryo joro, ngo bajyaga baha umutima bakawurya ngo bakawurisha ngo imboga zisharira cyane. Ntabwo nibuka mu bwoko bw'ubwo ruboga ngo ariko ngo rurasharira cyane ukanabyana no mu nda, ngo kuvuga ngo uko ibi bintu bigusharira no kundi kuriye niko iri banga uzaribika. Niba ukavuga ibintu byabaye ibi bintu bizakurye gutya cyangwa se uzamererwe nabi, kubyumva donc kugira ngo kizaguhagame nyine nuko muri rusange. Umenya rero umuco wo kuba inshoreke, wo kugira abagore benshi, wo kubyarana, uba mu majyaruguru, uba hano mu Mutara, hano mu gice cyitwa Idorwa, uba muri za Buganda, uba muri Tanzania, uhita umenya ahantu ukomoka. Naho hantu ukomoka ugasanga abantu benshi bo muri bice by'amajyaruguru, muri za Byumba, muri za Burera, muri za Ki, abantu benshi bo mu Mutara, abantu benshi bo mu Buganda, bari muri Tanzania babyara abana batoya babatera inda, bagira abagore benshi barabaharika. Uhita umenya imyuka bakurikiye cyane n'amufite igisekuru ahantu. Twikomereze.
hanyuma hari abantu bavutse muri ubwo buryo, noneho umenye ngo mpora abana gukiranirwa nkageza imyaka nyine nkagera ku buvivi n'ubuvivure, ubuvivi n'ubuvivure. ubwo urumva ubuvivi n'ubuvivure ni generation 5 cyangwa se n'ibisekuru 5. iyo Imana igiye guhana abantu bakoze imirimo y'umwijima, ifata papa, igafata umwana byaye, umwuzukuru we, ubuvivure, si generation 5. umenye ko ibintu byabaye mu kinyejana cya 15, ubwo ni ku mugezi 1500 na ubu turi muri 2000. urumva ko turacyari muri za ngaruka z'aba bantu bakoze bya bintu. abantu dufite ubu baracyari muri bya bintu, Imana iracyabibahora, Imana iracyabibabaza, kandi abagirwa bagenda ntabwo urumva Nyabingi yarapfuye, abantu be bakomeza babikora. aba bantu nabo baba bagiye gupfa babisigiye abana babo, gutyo baracyabikora. rero twaje gusanga hari abantu baberejwe uwo murimo w'ubupfumu no guterekera, twita abapasitoro, nyamara badakoreshwa n'imbaraga z'Imana, ahubwo ari imbaraga z'abakwezi n'imbaraga z'abantu. iyo bakaba baza ngo ngewe Imana namwe mpamagara wo kuvura indwara, mu by'ukuri atavura indwara yahawe n'Imana, arihawe n'abadayimoni n'abamarayika. ngo ngewe mufite ngo yerekwa, ngo nagiye kubona ngo mbone yerekwa, ngo mbone umuntu araje ngo ampaye ibi n'ibi ngo ninyobore. uwamuhaye inkoni si Kristo, uwamuhaye inkoni ni umudayimoni, n'ubu twese wamuhaye iyo nkoni. rero kubyumva, kandi abo bantu baba successful mu kuyobora insengero zabo, n'iki kuko bafitemo bwa bubasha bwa leadership bwo kuyobora kugera ku muturage wose, akabiyumvamo, akabibonamo, kugeza ubwo nakubwiye ko hari uriya nashatse namuvuga Muhozi yigeze kuvuga ngo twebwe nk'abo turamye ku buyobozi si ukubera imbaraga zacu, nuko turi abacwezi. ni ibintu byo kwirata, ni ibintu byo kuvuga ko ufite, ni ibintu biri mu maraso, warabyerejwe, wavukanye imbuto, urabifite, uri kubyumva. ni ibintu watorewe, mbega uri intoranywa, wabaye selected. rero izo mbaraga iyo witegereje ugasanga umuntu w'umupasitoro, ugasanga umuntu w'umumapasitoro, w'umushumba wize, atari umuntu w'injiji. ejo bundi nawe ndi gusoma mu bintu bakoresha nabo, ibi bintu byose byo gukandagira hasi, uzabibaze mu bwiza azabikugira. umwe agutse ikiganiro, ntabwo bashaka kujya guterekera batambaye ibirenge, nako kujya kubandwa, babanza kwandagira ibirenge, bagakora urugendo runini cyane kugira ngo banze bahure n'imbaraga z'ubutaka. uzabimubaze niba yashobora gusubiza. oya mugwiza nzamuvugisha, oya nazanamusaba ikiganiro. ni byiza kumenya amakuru. ziriya mbaraga zivuga ngo umva ikintu kigaragaza abaswezi bamwe b'abagore bemerewe gukora izo mbaraga, ntabwo bagira abagabo. kuko abaswezi b'abagabo cyangwa se cyambere barabasambanya, ariko nabo badayimoni bashaka kuzagira igihe bakazajya baza kubasambanya. iyo bagukoresha divorce, waramenye kubana n'umugabo, noneho ukagira imbaraga ziza gusambanya n'ijoro utabizi. ni ukuvuga ngo bene abantu b'abapfumukazi ntabwo bakunda kugira abagabo. akabana n'umugabo, aba hanze cyangwa aba ahandi kure, batabonana buri munsi, cyangwa se akadivorce. urumva, kugira ngo za mbaraga zimwihari. n'ujya mbona ukabona umupasitori yashatse umugabo wa mbere, wa kabiri, cyangwa se yashatse umugabo batandukanye, ariko aravugaho ubusambanyi, umenya ko ari izo mbaraga. ubundi ikintu kigaragaza umukozi w'Imana, tukita umukozi w'Imana, ariko ufite izindi mbaraga, urugo ruramunanira. kuko burya umukozi w'Imana wa nyawe ntabwo yananirwa n'urugo, kuko niyo rumunaniye aravuga ati ntabwo natanga ibyo ntafite. buriya intumwa ya mbere niyo igaragaza ubwo butumwa ko yabwakiriye. uretse ko mu rukundo harimo kwihanganira byose, ukirinda byose, wakirinda igihe. kuko bavuga ngo umugore w'umupfu yisenyera urugo, umugore uzi ubwenge akarwiyubakira wenyine. bivuga ngo mu mugore hari igitabo donc bari gusomamo bino bintu by'imyunyu by'ubutaka by'iki cyitwa ngo traité de la protection magique, uri kumva? yego. kibamo amamaji elementaire, ay'amazi, ay'umuriro, ay'ubutaka, uri kumva? none ubwo ikibazo nibaza ni ukuntu umuntu izi symbolisme azizana akazigisha mu rusengero kandi bigafata, abantu bakanabyakira, bakabyita ijambo ry'Imana, wanabivugaho ntibabyumva. niyo mpamvu bari abantu nta kintu kimwe babakoraho kugira ngo bagarure, kubera ko bo bari mu murage w'abatwezi. naho imiryango wenda yarabamubitse, ni abaforowazi batabyikoresheje, ahubwo bafite imbaraga z'abatwezi cyangwa z'abarangi. imiryango yabo yategeka avuga ati iyo baga bari guterekera, baravugaga ati rero wa Mana yacu dukorera, tuguhaye, ndakwihaye ngiro bwawe nge n'umuryango wanjye, nyine nka Fine Ntuza Yesu yavuze ati ngewe n'umugore wanjye n'abana banjye n'umuryango tugarukiye gusa, tuguhaye n'abana bacu n'ubuzima bwacu n'ubuvivure. ubundi ijambo ry'Imana ngo ntawe ugera hera ntamureheje, niko ijambo ry'Imana rivuga. nta n'ugera kwa Satani rero nawe atareheza. niyo mpamvu bari abantu baba bari excited, baba babyishimiye, nabo sibo barasanze, nabo sibo. Janet, nta bimenyetso nshaka kuvugaho.
yego. bikuranga yuko wewe hari ahantu wasanze, bikuranga ko wewe ufite imbaraga zitari wewe. Icya mbere, bene uyu muntu ntabwo ajya aramya urukundo, ariko wumva ntabwo agera mu rukundo, ntabwo agira urukundo muri we, agira inshuti zihindagurika yaba mu buryo busanzwe no mu buryo bw'abagabo n'abagore, no mu buryo busanzwe usanga ubana n'umuntu ejo mukamwatandukanye, wagize abandi bantu, ugahora ujagaraye, uraha wagiye hariya, uruzerero ruri mu nshuti, uruzero muri mu kubana, kandi ugasanga za nshuti z'abagabo mwakundanye bose bagiye muryamanye, cyangwa za nshuti z'abakobwa biri kubyumva. Ugasanga umuntu mubaye inshuti icyumweru kimwe ariko mwanaryamanye, umuntu mubaye inshuti isaha imwe ariko mwanaryamanye, kandi mwatandukanye, kandi ugize undi, kandi ukumva nta kintu bitwaye. Ari nabyo ujya kubona nkabona mu basore benshi bo mu Rwanda, urabona ni imbaraga zibakurikirana batazi, urumva, ugasanga uwo muntu uri kumva afite igikundiro abaforowazi, kuko za mbaraga se za nyabingi yazifasha guteza abatezi atazishyiranye mu bandi bantu bamukunda. uri kumva? Yego. Noneho ugasanga wa muntu ni umubwiriza w'utumwa, ni umupasitoro, ni umwapotere, ariko igituma abantu bamukunda si ijambo rimurimo, sibyo ibikorwa byiza, kwa nubwo bano abantu bagira impuhwe nyinshi, barakurumva ko nabo bazanye n'ibintu byinshi bazanye mu isi cyangwa se muri bino bihugu, ariko ugasanga ikintu cyamukundira, ugasanga ni urugero, ugasanga nkunda Robert, ariko se Robert imukundira iki? Ariko Robert ni mwiza, afite amaso meza, ateye neza, ugasanga atihasiyo afite ku bantu bamukurikira akenshi ijyanye no gusambana, ngo seka neza, urukumva n'ubusambanyi. Hari ikibazo rigiye kumbaza nanjye kubaza, ari ijambo riri mu Byahishuwe ibice 2:24, haravuga ngo ariko mwebwe abasigaye bitubatira badakurikiza izo nyigisho, kandi batazi ibyo babandi abo bita ubwiru, aribwo bwiru bwa Satani, ndababwira nti nta wundi mutwaro mbikoreza keretse uyu. Ariko ikibazo kiraha kiragira kiti, sibyo? Ese hari abantu bagenda buhumyi bakagwa no mu bintu, uri kumva, donc bakabyisangamo kandi bashaka Imana, donc umuntu akumva yahaza ibyaha, akumva ashaka gukizwa, Imana iramuhamagaye se, ariko ugasanga aguye mu gaco k'abambuzi, kankoresha iryo jambo, baranamucucuye n'ibyo yari afite barabijyanye. Uyu muntu wamuha nama ki? Uyu muntu ndagira ngo mubwire ngo ubundi hari abantu bakorana nabo batwese uburyo bubiri. Hari abantu berejwe gukora uwo murimo biturutse n'inkomoko, abagiye bavuka muri ubwo buryo, ugasanga umuntu bamufashe ku ngufu bamubyaza umwana, ariko umuntu yaje ari umutwezi, mbese yavutse inkomoko ye ariyo muri sosiyete, baragiye ku bantu. Hari n'umuntu wabyinjiyemo abikurikiyemo nka kuriya fantasiyo bya parinaje, abyiyomeka atazi ibyo ari byo kuba muri uwo muryango atari mu gisekuru bitewe no mu maraso, nyine bakamubwiriza bakamujyana akinjira ibyo byinshi byabo, cyangwa se akabinjira n'uwo muntu akisanga yo mu mawuzi bivuga. Kubera ko urukundo rw'Imana rugera ku bantu bose, bene uwo muntu cya mbere nta muntu ikintu kigaragaza ko adafanye isano n'abo bantu kandi atazaba uwabo, ni uko yumva ibyo bintu abirimo ariko atabikunze. Nyine akumva asengera ahantu ariko sahakunda, arumva ashaka kuhava ariko yabuze imbaraga zihamuvana. Uwo muntu arumva ashaka, ari kubona ibyo bintu bamubwiriza inyigisho ntabwo ziramubiye, sibyo? Donc hari imbaraga iri kumukurura, ariko nanone muri we akaba ati ibi bintu ntabwo bijyanye n'ukuri kw'ijambo ry'Imana pe. Yego, akabibona, ariko akavuga ati kubera ko nahita muri umuryango wanjye, nahita muri akazi, akumva agize gutya. Uwo muntu we turi kuvugana naho wumva bikunze nabiryoherwe, umwuka w'Imana ashaka kwamukura azabimuhuza. Uwo muntu wahuzwe rero ikintu cya mbere yakora icyo wereka mu byiza, ugisoma muri Bibiliya inkuru z'umugabo witwa Manase. Manase ni umuhungu wa Yesu. Yego. Umva ngo yakoze ibyaha byose, yica abantu, akora ibigirwamana, agera ubwo ananyuza abana mu muriro. Kunyuza abana mu muriro ikintu bisobanura ni ugufata umwana wabyaye ukamutangamo igitambo kwa Satani, ukamubaga agakuramo imyenda yose, nyine ukamukuramo imyenda yose ukamugira intozi, ukamubaga ukamucamo ibice, ukamushyira ku gitambiro, bya bindi nyine Imana yari yabwiye Aburahamu ngo amusambire umwana uko ari kumutamba, Imana igahita itanga intama. Iyo kintu kitwa kunyuza umwana mu muriro ni ugufata igicaniro. Abahinde njya mbona babikora ibyo bintu. Manase yarabikoze, abitangira ibigirwamana, akora ibyaha byose, ariko Imana iramufata bamugera muri gereza, aricuza iramubabarira. Wewe wari wakora ibyaha bigeze kuri ibyo? Wapi. Ikintu nababwira ni ukwicuza, bagashaka Imana, bakareka izo mbaraga, bakitandukanya nazo pe, bakavuga ati
ngende umwana w'Imana. Mm. Ijambo rino navuga ngo nkunda abankunda kandi abashakana mwese bazakora. Mm. Ijambo rindi rikavuga ngo ndi ku rugi ndakomanga, umuntu iyo yumva ijwi ryanjye agafungura urugi nzaza ninjire mbane nawe. Mm. Bo ndakeka utuganirije kandi abantu benshi bungutse byinshi, hari ababibaza ibibazo byinshi bigiye bitandukanye. Bo ibi biganiro bya spiritualite ndakeka reka tugiye gutangira kujya tubikora tugenda tuganira, sibyo? Bajye banatwandikira komanteri, mujye munatwandikira muri comment mutubaze muzadusobanurire kuri iki, utamuzaganire kuri iki, sibyo? Kuko nabyo biradufasha. Reka ahubwo nanabararikire ko dufite ikiganiro kindi turakora noneho kivuga ku mukristo n'amafaranga, nacyo ndakibararikiye. Tubujijwe gutunga amafaranga. Ese abantu bose bajyanye n'amafaranga no gushaka amafaranga baba bahindutse ba prosperity gospel, baba bahindutse abantu bakizera. Umukristo yabana gute n'amafaranga? Yego. Kandi nshimi ntago nagira ntashimiye. Wavuze abantu bazabankoresha subscribe, barabona abonye baza biyongera, niyo baturutse aha, niyo bataturutse aha. Oya baje n'abandi baraza mu izina rya Yesu. Amen. Wagushimira mu kiganiro cyiza duhaye. Bakoze cyane. Reka dushimire n'abantu bari badukurikiye, babwire ngo ibiganiro byacu byo nakagaruka. Imana y'amahoro ibarinde mu byo murimo byose. Reka tubonane mu biganiro by'ubutaha. Shalom, shalom.